Mu rwego rwo kugira ngo abanyeshuri barusheho gusobanukirwa ku bijyanye n'ubumenyi bw'isi, ibigo bimwe by'amashuri byari byiteguye iyi tariki ya mbere y'uku kwezi ko haza bubwira kabiri, maze hategurwa amataratara yabugenewe mu kureba uku kwezi kwari gukingirije izuba ntirimurike uko bisanzwe. Abanyeshuri bo muri bimwe mu bigo byo muri Kigali bavuga ko barushijeho gusobanukirwa n'ibyo bigaga mu bumenyi bw'isi. Habaye iki? Kabiri. Muri kubona ukwezi kandi ari kumanywa? Yego. Ukwezi kwa kwitambitsa hagati y'izuba. Iyi ngiyi ni nk'imfashanyigisho. Ni imfashanyigisho kubera ko ibyo batubwiraga tubibona mu bitabo cyangwa badushushanyiriza ku kibaho, noneho tukayibonera evidence twumva ko ibyo batwigisha muri science bibaho. Ndi kubona ikintu gifite forume imeze nk'ukwezi ariko ni izuba. Ubwira kabiri buba ari uko ukwezi kwagiye hagati y'isi n'izuba. Biradushimishije cyane kuba ibyo twigaga tutabizi noneho twabimenye, tugiraho experience irambuye ku buryo no muri future yacu natwe tuvuga twabonye ibyerekeye n'ubwira kabiri, tubifiteho experience irambuye ku buryo nanjye nawe gusobanurira neza uko byari bimeze, uko byagenze. Ubundi numvaga ko buri buze kwira nanjye niko nari mbizi, ariko mbere kuko twabanje kugira iminota yo gusobanukirwa batubwiye yuko atari ubwira kabiri bwose buhagije, ahubwo ni igice kiri buze kugira. Urumva rero nyuma niho nahise ntangira kumva ko ari biba bisanzwe, twari buze ko hakonje bikamera nk'aho ari neje igiye kugwa, ariko nyine bwa mbere numvise temperature yahindutse, hari ubushyuhe ariko byagiye bikonjeho gatoya, kandi nabonye ukwezi byari ubwa mbere nari mbibonye, ako nabonye ukwezi n'izuba byenda guhura ukuntu. Ni ku nshuro ya 12 muri iki kinyejana cya 21 habonetse ubwira kabiri, aho ukwezi kwitambika hagati y'isi n'izuba ku buryo kurikingiriza ku gipimo cya 95%. Ubu bwira kabiri bwatangiriye mu nyanja ya Atlantika bwerekeza mu nyanja y'Abahinde bunyuze muri aka karere ka Afurika yegereye koma y'isi cyangwa umurongo muhimbano ugabanya mu isi kabiri. By'umwihariko ubu bwira kabiri bw'izuba bwabonetse cyane mu bice byo mu nyanja y'Abahinde, uhereye muri Madagascar ukageza mu birwa bya La Réunion. Inzobere mu bijyanye n'ubumenyi bw'isi Dr Emmanuel Havugimana akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda arasobanura impamvu ubu bwira kabiri butabonekera rimwe ahantu hose. Ubwira kabiri ntabwo bubera rimwe ku isi yose. Impamvu imwe umuntu yavuga nuko kubera ko ukwezi ari gutoya, izuba rirakumurika ariko hakagira imirasire ica hirya no hino, ahandi hakabona hahandi honyine hatwikiriwe n'ukwezi akaba ariho haba igicucu. Ubwira kabiri bw'izuba bubaho y'ukwezi kugenda hagati y'izuba n'isi kugatangira imirasire y'izuba, bityo akagaragara igicucu cy'ukwezi. Abakera bo usanga bavuga ko izuba n'ukwezi byakundanye, bati izuba n'umugabo naho ukwezi n'umugore. Abandi nabo ngo izuba n'ukwezi birimo kurwana. Frank Mario Sebudande, i Kigali.